ese ubayikise kandi kagahene ko nako kagahene kawe se eka buriya se ntikisinzire buriya nikahaze eka buriya kariye kahaze reka sha ahubwo se tuzajya gusura wa mudamu ryari we agoma koma gameze neza se inzara iri kurenda yampa mama Verena ubundi sinahirutse ari kumbwira ngo agiye kuja guhinga humura ntacuraba kuba atarakubagaze ku kirakana yewe mugabo wanje urayizanye uzikiye n'abari bayizi inanje nibyo ndi kuvuga rwose nawe ubyumva ukuntu ari kuvuga waje tugende do andaki kungarurira agahene we si vere ujura bima mbijya ari umweru cambije hari akandi kantu nabonye abasirimu binabakunda ribazane wenda niba wahishije ubwo yikiniraga ndamubajije nti iyi hene ko ari y'umugore twahaye witwa Verena umaha uyijanye ku isoko ugu munsi nta soko ryane atiyigure rero kaya mu bwenge ndi umuyobozi w'ugu mudogodo dutuyemo ati urabona twaje kubaza umugore nibwo uje umusaza aje abaramumfashije none uyu mugore ko ari uwawe wa mugore mugabo wakora iki mugabo wanje ni umukire cyane akora yego ko tutamuzi mwugu mudugudu tukaba nta raporo ze zindi dufite mukamwata mutaje kwiyanzuza mukiza gutura ha tukaba tuzi ko twaguhaye ihene uri wenyine uyu mugabo wawe urukwa ngo ni umukire uramuzi neza rwose ni nk'ibintu byibaze akunda kugenda uyu Verena rero dore uyu ni umugore wanje wenda kuri ico kijanye no kuvuga ngo ntaho mbaga hangaha hari urambwiye ngo ku buryo ndabikubwira nabyo ariko bundi ariko se ntabwo wamusobanuye ko ukora ku muzungu mu mujyi ariko se twari twabigeraho nje ashaka kugira ngo muhe amateka y'ubuzima bwanje kuba ntabaga hano mbaga nagiye mu kazi bundi nje mfite umuzungu wanje dukoranaga tuvuganaga n'izo ndimi zabo tukaziganira kuco umugore wanje rero Verena uri kubona nta n'undi mugore basina ku buryo wavuga ngo wenda aragize ariko se uretse mubase utamaje kwema amateka utubwira ngo ihene wayibye nawe wabyemeye ariko si madame izi nkweto mvuga ngo nizange zara wazemeye wakwiba iwawe wabyemeye ihene wari wayibwe watatse aha abantu barabyumva ko rugutabaza ko wabuze ihene ariko ari umugabo wanje yigaruye wigeze uvuga ko wabuze ihene ngera aha ngaha nsanzwe utari kurira ko wari wabuze ihene bakwibye ntabwo nari namenye ko ari umugabo wanje wari wayize duhura ntabwo wayingurishije urasubiza yego cyangwa oya ntabwo twahuri kugurisha ihene buriya nari nibagiwe kukubwira nkeneye ko usubiza yego cyangwa oya hari n'ibindi nari nibagiwe kukubwira oya mumva wimubwiye ngo wemeye ko wayibye ni wabyemeye wojyana ko umuntu yanavuga yakavuga ikigize ntabwo umuntu yibibye kukubwira ngo ndi kuyigurisha ahantu byagize byakomotse narebye ndavuga inti ariko uyu mupaturo umeze guca wamubesha
kw'ihene ndi kuyigurisha nk'umwe umbesha kuri kugurisha ihene n'umugore wawe aratabaza ngo bamwibye ihene batayiye buranje nkundaga kugira ibintu bijanye no gutebya madamu arabizi niko nangize madame vere ni nkaho ndoro uyu niwe sheri wanjye rwose gusa warugize neza warijanye yaryo ihene bundi nje aho nari nyijanye bundi nibyo nakubwiye nkoranaga n'abazungu sobanura warijanye nkoranaga n'abazungu rero ubyemera se kuyibye wabyemereye iki ariko yeye muzehe urukumva arata kandi abazungu oya kuruva ngo yeye muzehe ubyemera kuyibye warijanye he aho icambere nuko umuntu kwavuga ko ayibye cyane ukuvuga aho umuntu yarayijanye njewe iyi hene nabanye n'abazungu cyane ngezaho mfata imico z'abazungu nkaja ndumva nyine usubize utuntu ngukoreraga nuko atababwiye hari iby'ipari hajyagura mu gigundi go muri Amerika nuguye London hari na ndukunda kuvuga hari na Washington nayo sinayikubwiye na Washington nyine nari nyikubwira noneho abazungu bo bagiraga ibintu byo kuvura amatungo ka itungo bakarivura ku buryo ki nari mvuze ndishyira wa muzungu aritera urushinge kugira itazaruma umuntu agasara ico mvuze ndacemeye niko mugabo niko vere ico ndacemeye hanyuma kwene wari ugiye kwikinyiza mu abazungu yego iki gitenge wa mugore iki gitenge wagikuye yego ngo iki gitenge wambaye wagikuye ni umutware wakinguriye yego niwe wakimuguriye uravugira kuri rwose madame uretse ishara hangaha ishara hariya ariko ubundi madame kandi nanjye mwibarize n'uyu mugabo wawe izi bodaboda zanjye ko nazifashe zo yazivanye wa Verena rero ntabwo narinze amakuru yo muri urugo rwanyu wa mugabo nawe ntabwo narinzi ko uri igisambo iki gitenge wambaye ni cy'umugore wanjye muyobozi tubwizanye uko tega amatwi wa senzi nanje untega gandi itonde ntumara biki ntumara biki izi nkweto zo ntaho ndi igisambo naje kuri wawe izi nkweto zo hari ibyawe nigeze njana umva izi nkweto zo mugende gace umugabo Verena cyangwa ubwiye ko nkoraga mu bazungu aba bazungu nkoragamo ni wewe wampayemo akazi iki gitenge cy'umugore wanjye ziba gasambare na gasera itonde sha izi bodaboda mpamagarira umutekano hano icara hariya genda bizi rwose Verena na Nsabiri n'abakirano igikwemba kimaranye igihe tugiraga n'amafaranga noneho ntabwo ari weho duhuye ukambwira ngo ihene uri kuyingurisha njyewe iki gitenge umugore wawe yambaye ntiwivugiye ko wakiguriye nje bwanje narakiguriye bahamagara umugore wanje kano kanya niba mwakura umugore wawe akwereka ikindi umugore wawe ni igikira ariko sha ubwo mudugudu tuye murawuzi ndaguzi nyine aga magambo mukani nkugeze ku kagari ntabwo uri kuramba umva Verena aga magambo muri kugambira izi nkweto zo noneho nimugezaho harakugara izi nkweto zo mwarasaza ba ibintu byaragiye oya umva izi nkweto zo nunshaka hi izi nkweto zo niwazemeye ibi bintu tugomba kubyandika tukabitangamo raporo mukavuga ko nta kibazo cyahabaye wowe ubwawe ikimenyetso cya mbere duhura mbwiye kuri kugurisha ihene ndanayigereka nkubwira ko nta soko ryaremye hafi angaha umugore wawe yatabaje ko bamwibye ihene bivuze ngo rero urugo mwese wari umugore wawe Verena nawe ubwawe wumvishe usibye gusaba imbabazi nimpamagara umutekano bakakuzirika uri umujura nshaka ko mwembi ubwanyu niba nabuze iki nanjye binyobera ntaho ejo bundi nakuzaniye amata aryohereye urahangara ukazamurirwa nka Verena tugufasha nk'utishoboye tuguye ihene iki gitenge wari wakabaye ushoboye ko kukigura wa mugabo ntabwo uri umujura ntabwo uri igisambo ntaho ndi igisambo nimenya ko uri igisambo ntaho ndi co uyu mugabo ntabwo ari igisambo izi nkweto mbwira akura ibyo wakuye amagara oya muyobozi nuzanemo ariko buretse nze nkwere Verena none mbisubiremo iki gitenge umugabo yarakiguze we wahamagara sha ugahamagara ibyo ibintu byabuze mwugu mu karaka kurambwa shagurira ibintu byabuze umva sha wa muhungu we niba uri umuhungu niba uri umugabo nzibeho mwarabyaranye mufite umwana ushinzwe ziki umutekano nakanga muyobozi wowe ndamukanga sinige nakanga muyobozi umva sha kwanza ishara hasi namoda nayo hariya mwishari hariya mwe hariya ndavuze ngo ishara hasi
ndavuze ngo icara aho ngaho. none nanje ndakubwiye ngo ja mu rugo rwawe aba mu rugo rwawe bari wo wicaza umbasha hasi nawe ntunkange ntagukubita Hasi! nagukubita nkakubomora hamagara turi kutukanga hasi mureka hamagare hamagara oya ariko se arahamagara iki muyobozi ntago ari ngombwa kwirirwa uhamagara se kuko waribye ibi bintu byose warabyibye mugabo wanjye waribye tanga ico gitenge nkwereke warakibye iyo nimero iri gucamo warakibye kwakura ariko wahora wewe aha waribye iri gucamo umva nkubwire oya umva nkubwire Muyobozi. kanda aho humutuku kanda aho humutuku kanda aho humutuku Uremera ko ndabyemera ibyo uvuze uri igisambo oya ibyo avuze nibyo oya nemeye uri igisambo ariko madame Wa mugabo rero, uri ntabwo- igisambo oya. waribye namba ari ibijurano nje ndi kwemera ibyo avuze ariko ntaho ndi kwemera ko ndi igisambo mba nkubwire rero Eh. mu dukweto twaje Jana. nta bindi bintu Jana. turumvikana Umva Vere. Reka uretse Vere. iby'isi Vere. wayagenda Umva mugabo we. Umva mugabo we. yego Banza wicare hasi. ariko si Madame. igihe nahereye ese muyobozi nicaye uko Madame. nunze umugabo w'igisambo Bivuze ngo nibijya mu mategeko. Uritwa umufatanyacyaha ntabwo ndi n'umugabo umugore wawe. w'umujura aha ndekura Izi nkweto uremera ko uyu musaza yari yarazibwe? warazibye Verena uvuge wicaye hasi. Iyi hene Ntabwo ntabwo nibye. iyi hene ntabwo wahamagaye abaturanyi bakabyumva utabaza ko wayibwe. Uremera ko ari wowe wayibye? wenda nubwo Ndavuze ngo uremera ko iyi hene wari wayibye? nanje nico ndi kukubwira wenda nubwo twabyemera ntaho wavuga cyane uremera ko wayibye wenda wavuga ye mugabo uremera ko wayibye warayibye se ariko koko kandi ndi kumubwira uko arambwira data yari yanyibye n'ihene Emerera umugore wawe kuri wari igisambo. wibye n'ihene oya wari wibye Kugira ngo woroshe icyaha, yego rata emerera umugore wawe kuri iki. uri cyo uri kuko se igisambo. twe oya Wa mugore we rero turukorosha bikiri mu maguru masha. Banza ukuremo icyo gitenge none cy'umugore se wanjye. muyobozi ndambara ubusa Banza koko ukuremo nanikinyo igitenge ku gasozi. cy'umugore wanjye ukime. Turukumvikana? Kandi ikindi iby'isi bitarenze Wongera iminsi 7. kunsuzugura. Turukumvikana? ko si wewe ico ndi kuvuga Urukumva Verena? ni iki? Nyuma y'iminsi 7 sinzagaruke ngo mbasange mu mudugudu. yego muyobozi Nyuma y'iminsi 7 sinzagaruke ngo mbasange he. yego N'ibintu byose byibwe mu rugo mudugudu. Ndaje nkuri perereza. Ariko iki gitenge banza gikure mu kimwe. none ni ukuvuga ko ndi umugore Ndavuze ngo kuramo icyo gitenge kimwe. ko se mudugu wowe udashyize mu gaciro ubu umuntu muyobozi, w'umubyeyi arakuramo nambara igitenge ubusa kiguhe koko Ntabwo atabaza ngo yibwe wari uhari. nari impari yarahari Ba Venansiyo ntibabyumvaga. ubwo babyumvise Ndagije ntabwo ariko umuntu kandi ntiyabyumvishe. ubwo nawe yabyumvise Kuki bahereka ari guhakana ngo ntabwo uri umujura? nanje nico sibyo ndi kuvuga none se uretse mubaze baguhane. mada umva nawe ko namubwiye ngo izi nkweto wowe ho kwabonye inkweto zawe icuru kuregera kindi wari wabihakanye byo kubyemeye ntuzi wazijana Muca ndebere muyobozi umva nakubona cyo gitenge ndebere ese ubwo ufite uruvugiro wowe oya nanje nico waciye ndi bugwate kuvuga rata Waguhagurutsa ahangaha none ahangaha tukagenda. oya Uwo muzungu wambwiraga wamunyereka. umuzungu we namukwereka Kambagira inama rero Verena. Dore muza ahangaha mu bw'umudugudu. izo nama Uribuka mu nama dutora ngo tuguhiye nkuko twazihaye abandi. yego Harimo na wa mukecuru ndagiriye wararagura. yego Tugufasha kugira ngo witeze imbere. Ntabwo twari tuzi ko mufite ingeso y'ubujura. yego None igitenge cy'umugore wanjye ngibonye ku iwawe. Ngufatanye inkweto z'abandi. Ihene wiyemere ko wari uyijanye. Wari uyibye. Kambagira inama. Urukumva Verena? Kambagira inama ese izindi. yego rata Nimutisubiraho. Turukumvikana? ntabwo ndi umujura muyobozi Ntabwo uri Umugabo wanjye umujura. niba asanzwe yiba Ariko hanze ibyo nari wambaye mfite. ni ibijurano. Ni ibijura. Mu mategeko biravuze ngo rero uyu mugabo wawe cyaha kiramutse kimuhamye cyamuhaba waba umufatanyacyaha kubera ko wahishiriye igisambo kandi ubizi. Oya, oya. Ikimenyimenyi ngera hano wabanje kuba umugabo ntabwo ari umujura. Ntabyo Nawe ubwo arabihakana. Inama mbagiriye kuko nongera kubafatira muri iki gikorwa kigayitse mu bw'umudugudu. Ntabwo nzihanganira gutunga abantu babajura. waweho ibyo bari kuvuga utari kumva ni ibiki ahubwo wowe kuki udasaba imbabazi Kandi ikindi nawe wa mugore ugiye kwitwa umugore w'umujura Oya. ntega amatwi Verena. Niba twaragushize muri gahunda ya leta yego tugafata umwanya tukemeza ko ugomba guhabwa ihene, yego hari n'izindi gahunda nyinshi zibateganyirijwe. Niba umugabo wawe ari umunyacyaha wimuhishira, yego tanga amakuru mbere rwose uko azaza mu mudugudu n'ibindi wabimenye. bijurano mbivuga kuko niba atangiye gufata ihene twaguhaye akayijyana
bivuze ngo iz'abandi bizagenda gute yarayijyanye muyobozi z'abandi rwose mufate rero ibintu by'abandi byibwe umutekano ataragera aha mubizane hanyuma ugire umugabo inama nawe wa mugabo ugira umugore inama mushire hamwe mureke duteze igihugu cyacu imbere yego naho nimwongera kuzana aya manyanga yo kwiba ejo uzisanga muri gereza wa mugore we nawe ntabwo uzasigara kuko uzitwa umufatanyacyaha niba mufite n'umwana uwo mwana azarirwa nande azaba agiye kuba umuzigo kuri leta murakoze rwose tukumvikana iyo ni inama isanga izindi ngaho rero wa mugore we mu ibanga ryawe fata icyo gitenge ukinjira nari ngiye hepfo bari bavuze ngo haragasuru kahiye kwa mugore we muyobozi nimwangirira imwe nkazabanza nkagikora oya ibyo ni akazi kawe fata igitenge ukimpereye umusaza kinjirane umugore wanje ndaza nimugoroba mbagira inama ariko mube abanyarwanda bazima umugore nkawe rero kuntu umugore mwiza ugafasha umugabo nk'uyu nguko amuhishira kandi ubizi neza ko ari igisambo akakuzana ngo yakuzanye ngo n'amataga aryohereye ago mataga aryohereye bura mu kanya wabona undi muntu uje ngo yari yagamwibye ibyiza rero wa mugore we genda ukuremo icyo gitengo ukizane wa mugabo we nawe ubane n'umugore wawe ku mahoro kandi muhanane gutera imbere wabyumvishe ariko icyo uvuze nanje rwose turi kujana ubundi u Rwanda rukeneye abantu beza bashobora kugera ku bikorwa by'iterambere bafite umutima guru kureba imbere ibyo gukorakora ibyo kwiba ahubwo nyine abantu bakavuga bati natwe ikintu kiturangaje imbere ni umujogo wo kwiteza imbere dore nibyo nakubwiraga hari abantu bari kubaka amashuri waje ushobora kugenda ugatukira amabuye ukabona ico gihumbi ukazana umugore wawe akari naho uzaje kwiba umuntu niba utagufata ngo bagufunge bakuvuna akaguru uzi ukuntu nabaye nakoze ukuntu abajura baba wa mugabo rero uhuye n'umuyobozi mwiza ntabwo ubuyobozi bubereyeho kugira ngo bafate umuntu bamufunge ubuyobozi bubereyeho kubanza kugira inama abantu promiyero niba bwa mbere nkugiriye inama ntiwumve bwa kabiri ntabwo nzakugira inama ahubwo bizaje mu mategeko ibyiza rero umuntu w'umugabo ukure amaboko mu mufuko ukore kuko niba utangiye no kwisahura ibyo mu nzu yawe nta handi wari ugejeje wumvisha wa mugabo